iyo soni muri umugabo witwa Yosefu igihe cyose yakurwagaho umwambaro yinjiraga mu bihe bibi. Bene se bamuvanaho umwambaro w'amabara menshi yatangiye ko yaragurishijwe abikigura. Umunsi yatakaje umwambaro ariko Bethphage yisanze muri gereza. Igihe cyose atanga gukuraho umwambaro originale data ujyana na destiny yawe ni herezo ryawe. Iyo yawukuyeho ntabwo abakina abashaka kuvana mu nzira y'amasezerano. Buri mwambaro umwanzi yakwambitse ntazi aho yakwambitse. Buri mwambaro umwanzi yakwambitse sinzi aho yakwambitse. Uyu munsi urakuvaho mu izina. Ndavuga ko urakuvaho mu izina. Ariko ndavuga urakuvaho mu izina. Kwemereye umwami ngo twagutegeke. Ndavuga na muri mbaraga zitakura Yesu. Umwami Mugisha utabona umwanya muri aya materaniro. Natangaza kubaho kwawe. Natangaza ubwiza bwawe. Natangaza gukora kwawe. Guha icyubahiro. Tugukomeye amashyi kwawe. Urakoze papa. Urakoze kwiga Mana yawe. Amen. Ndanezerewe Imana iki gihe. Ingoye turi mu kwezi abo twararanye n'abadukurikiye amateraniro yacu kuwa gatanu nijoro bucya kuwa gatandatu. Imana yaduhaye ijambo ry'ukwezi ko ari ukwezi ko kugaburirwa byose. Ukwezi ko gusubirana ibyo umuntu yataye. Nimba Yakobo yarashoboye gusubira n'ibyo Labani yamunyaze anyuranye imishahara ibihembo by'inshuro 10, niya Mana nyivuga n'uyu munsi irashoboye kugarura ibyo baguranye ku buzima bwawe. Buri bihembo umwanzi yagiye agurana, buri mugisha wagiye uguranirwa n'ibicaniro by'abarozi, buri cyo wagiye ugurana Imana dusenga mu kwezi na kwezi ikimenyetso kwari Imana ikigarura ibyagurana. Amen. Nimba Imana yagaruriye umugore umwana muzima ikamukiza intumbi bamuteretse mu gituza, Imana iragukura mu gituza intumbi bamuteretsemo irazana umwana muzima ku buzima bwawe. Oh haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Turi mu kwezi ko kugarurirwa. Ndashaka kubwira umuntu uri munsi y'ubutaka y'amagambo agira ihumure ryinshi. Ihumure ryinshi. Ubu ni muri ubutaka uhagaze neza nazakura umugisha. Urakuzanira aho ikizakwakura umugisha ni wowe ntabwo ari jyewe. Ibi ndabizi dufite ubwo bushobozi bwo kwiyambura cyangwa cyo gusingira. Nutajya mu bindi bitakureba ukareba ibikureba ukareba Imana ari duhuza izoroha. Amen. Hallelujah. Uyu munsi ndashaka kuganira numvaga amasaha makeya Mwuka wera agomba akwiriye kumfasha. Hallelujah. Munyembere nishire mu ijambo ry'uyu munsi. Igitabo cya Esther ibice 2 umurongo wa 15 n'uwa 12. Esther kabiri 15. Nuko igihe cya Esther cyo kumurikirwa umwami gisohoye. Igihe cya Esther cyo kumurikirwa umwami gisohoye. Ariwe mukobwa wa Bihayili se wabo wa Mordekayi. Ariwe mukobwa wa Abiyayili se wabo wa Mordekayi. Wari waramureze nk'umwana we. Ntacyo yasaba. Keretse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga. Keretse ibyo yagenerwaga. Kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Nuko mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Tebeti. Mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Tebeti. Umwaka wa 7 yo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi. Mu mwaka wa
Esiteri ndashaka tujyana ngo Esiteri arateguzwa, aritegura, arakaraba neza, yambara neza, arikwiza, yiteramo utuntu twiza duhumura neza. Yagenewe ngo ajye imbere y'ugukomereza, ajye imbere ndashaka kumva, ajye imbere y'umwami. umwami abonye Esiteri, aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Amwicaza mu cyimbo cya Vashiti, ikamba ryamuwe Vashiti ijya ku mutwe wa Esiteri. Intebe Vashiti yicaraga ihinduka iya Esiteri, ariko turabura mukira. Yesu ashimwe. Haleluya. Ihinduka iya Esiteri. Imana ya Israeli ishimwe cyane. Oh haleluya. Ihinduka ya Esiteri. Mu kwezi kwacu, ku munsi wako wa mbere, Esiteri. Somera igice cya 10 umurongo cya 5 umurongo wa mbere. Igice cya 5 umurongo wa Esiteri 5:1. Aha. Bukeye ku munsi wa gatatu, bukeye ku munsi yasohojeho amasengesho, Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi. Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi, ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami. Umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye imbere muri iyo mu gikari mu nzu y'umwami, areba mu muryango, ari kwitegereza ku muryango abinjira. nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo. Umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo rw'umwami. Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri ahera ko yigira hafi, akora ku mutwe w'inkoni. Wongera usomere Tangiro 41 mu murongo wa 14. Baraza kunyihanganira bari kuri media hari ibyo uragifitegereza. Tangiro 41:4. Maze Farawo ahamagaza Yosefu, bamuhubuza mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda. Ariko akantu urumva, Esiteri ajya kwa Suwerusi yambara indi myenda, avuye mu minsi 3 yambara indi myenda, Yosefu avuye mu nzu y'imbohe yambara indi myenda. Ndacyakwa akantu gace mu kantu. Yambara indi myenda, yinjiraho Farawo ari. Farawo abwira Yosefu ushaka kurekera. Ndashaka kuganira uyu munsi ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo kwikuraho umwambaro mubi wo mu buryo bw'umwuka. Vuga ngo umwambaro mubi wo mu buryo bw'umwuka. Gira umuntu wicaye hafi, ubwira uri hafi ya ngo kuraho umwambaro mubi wo mu buryo bw'umwuka. Ndashaka kugerageza kuvuga ku myambaro, sibwo bwa mbere nkivugaho, ariko kuva ku wa 4 nakomeje guhatwa kuvuga kuri aya magambo ngenda kubwirizaho sinyateguye ijoro cyangwa uyu munsi. Ni amagambo aninzemo nayateguye kera. Yesu ashimwe cyane. Ngiye kuyabwiriza, Imana irambwira ngo numva ijwi ribuza kuyabwiriza, ariko nemerewe kuyavuga kuri uyu munsi. Ndashaka kuvuga ku mwambaro. Uyu munsi dusoza aya masengesho, ndashaka kuganira ku mwambaro. Umwambaro ni ururimi ruvuga.
ashaka kugira icyo avuga. Iyo ugiye kuryama hari imyenda usanga ukamenya icyo ushaka kubwira. Niyo mbyutse ngiye gukora siporo hari ukuntu nambara ukabimenya ko ngiye muri siporo. Kuko imyambaro ubwayo ni ururimi. Nanone umwambaro ugaragaza identite. Hari abantu natekeneye kumenya ngo urinde usanze yambaye ndabyibwira ataravuga. Muye n'umuntu w'amargeragere yambaye ya rose ndamenya ngo uyu nguyu yari ariko narakatirwa. Hari iyindi rose yishimyemo oranje niyo yabakatiwe abatarakatiwe. Hakaba iyindi yishimye, iyo niyo y'abantu bamaze gukatirwa. Ukabimenya ko uyu nguyu baracyamwigaho aracyari kuri uyu yarakatiwe. Nahura n'umupolisi sinyenera kubwira ibintu byinshi ndabimenya. Nagera kwa muganga sinshobora kwitiranya umuganga n'umurwayi. Usikire muri Faisal niyo umurwayi agiye kujya kupanya yambaye ya myenda yabo baramufata. Kuko umwambaro uvuguriwe, umwambaro ugaragaza ibiruca, umwambaro Yesu ashimwe. Amen. Shobora gutwara velwiti aka kanya nkashyiramo ikote nkabikiriza nkajya kwa minisitiri bakanyingura. Biragora kugira ngo umuntu abone iparitse imodoka ukuntu imeze nambaye ntanigirije apfe kumbwira ngo namuce ntabwo bakwakira. Biragora. Hari ahantu winjira kubera ikoti gusa bakaguha priorite. Uko niko kuri. Hari ahandi waba unakomeye kubera ko wambaye nawe ukambara kamba mbiri ukambara ku gikopa ugashyiraho akaka bakubwira ngo ariko bavuze ko ari bize ntabwo anyakira abantu nubwo yaba yakira ariko abona hari agatsinda kacitse. Umwambaro wakubuza kugira ugera, wagufungira inzira ugenda utagenda. Ndashaka kuvugana umwambaro ugaragaza umuntu wambaye akatimba n'iriya kanzu y'umweru. Nuko wabusuzuma bavuga uyu muntu ukamusanga ahagaze ku muhanda ugerageza gushaka gutanga serivisi kugira ngo ajye mu gihe cye. Ndavuga ibintu byumvikana kuko umwambaro urabusobanura. Bakundwa nimba umwambaro ugaragaza usobanura ibintu. Hari uwundi mwambaro utagaragara usobanura cyane. Sindi mutinda kuri iyi myambaro ureba, ndashaka gutinda ku yindi myambaro itagaragazwa amaso. Iyo myambaro ikagira umumaro kurusha iyindi yose umuntu yavuga. Bene data, abantu benshi batinze hanze y'amasezerano bitewe n'imyambaro bambitswe cyangwa bambaye cyangwa bisanganye. Kuko imyambaro yo buryo bw'umwuka barayiraga. Maze kwitegereza muri uru rugendo ugasanga icyangiro cyari kuri sekuru anyagwa cyabaye kuri se aranyagwa, kitangiye gusohora ku muzukuruza. Iyo bagiye kugabanya abakozi bakamuheraho ukavuga wenda ngo yanyazwe ariko bo baramugabanya. Ndavugana n'amaboko, ndavuga umwambaro. Mbere umuntu uri hafi yawe ngo hari ahantu ugiye kwinjira mu minsi iri imbere ariko hakeneye ko wahindura umwambaro. Hari ahantu utategura ku bwawe ariko hakeneye. Ndavugana n'umukurikira. Umwambaro ni ikintu gikomeye. Vuga ngo gikomeye. Reka gerageze kuvanayo umwambaro mu buryo bw'umwuka. Agira umuntu usomera Abakorinto ba kabiri ibice byaho 3 umurongo wa 16 Mwuka wera ufashe. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami iyo nyega ikurwaho. Nyamara iyo umuntu afashe icyemezo agahindukira umwami iyo nyegamo ikurwaho.
Bibiliya yanjye ya Darwin iravuga gutya. Mais quand il se retournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Iyo umuntu ahindukiriye umwami, umwambaro igitambaro gikurwaho. Hano ntabwo ari umwambaro w'inyama n'amaraso mvuga. Ndavuga ngo n'ubu hariya mu muhanda iyo umuntu agenda hari abantu batwikirijwe imyambaro yirabura, ariko hari n'abantu barabakirana mu maso. Ndavugana n'abarokore banyuma. Iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo icyo gitwikirizo, icyo gihu, icyo gicucuki bira ngo gikurwaho. Vuga ngo gikurwaho. Umwambaro ni ikintu gitwikira ubwambure bw'umuntu. Ni ikintu umuntu yambara kugira ngo agaragare neza, kugira ngo ataba expose. Umwambaro ushobora gutuma utavogera. Vuga kutavogera. Nanone umwambaro ushobora gutuma uvogera. Nuko bireba, hari abantu bambara nabi hano hanze, akambara akagaragaza uko ateye, yagera mu isoko ingegera zose murabibona. Hano muri Montoni ntabwo tujya twigisha ku byo kwambara, twigisha gushaka umwuka wera akakwigisha ukuntu wambara. Doctrine ndafite ibintu nazatangira umwanya ni ukubwira ngo bambara gutya, ahubwo ndaguhata umwuka wera akatangira kukwambika neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Oh haleluya. Buri muntu wese ariko ari umwambaro wakwesupoza watuma ugirirwa nabi bitari ngombwa. Rero umuntu ugomba guhindura umwambaro kugira ngo winjire ahandi. Umwambaro mu isi y'umwuka ushobora gutuma abadayimoni baryohera. Ndavugana n'abari hano. Hari umwambaro umuntu yambara abasimu bakagubwa neza bakuriho. Ntabwo kunyagwa ukabona ngo umuntu akabyibona. Umuntu wese uhuye akabona mukwiriye kuryama. Abo banze baba muri Amerika cyangwa mu Buhinde, ariko narabibonye, narabyumvise. Murabwira ngo ugenda mu cyabona ubwira ijambo ngo tubane, umuntu abanyumva turyamane. N'iki kibitera n'umwambaro batona ubakura. Hari undi muntu wambara umwambaro, buri muntu yamubona akamutima. Nigeze gusengera umwana w'umukobwa yakunzwe n'umupasiteri i Kigali. Noneho pasiteri akajya amwirukankaho, bava amateraniro ntabwo basanganaga, akajya iwabo akicara bakamuha icyayi akanywa, agataha saa 4 z'ijoro nta jambo yavuze. Ukwezi kurarangira, bagira igikorwa ku gitondo cyacu agasiba amateraniro y'iwabo, akajya muri iryo teraniro ntacyo yavugaga, kandi akamubwira ngo ndaza gusura ku itorero. Bamarana imyaka 2 amusura, uwa gatatu amusura, atavuga ijambo, akazana impano zihoraho nta jambo, kubera ko yatagatira n'injigwa marivuga. Cyari cyambara umukobwa yari yambaye. Munsi umwe umukobwa wanjye mwana ku cyacu umukobwa arasenga we. Harababaye ndabizi kuriya mugabo w'Imana
namusengera umugoroba gushyiraho ikiganza namubwira Imana igukuraho icyo cyambaro. Fata umushwara ushyira ndavuga Mana ubuntu bwe bumubeho, igikundiro cye kimubeho. Rya jambo rihera amatama bisohoka uyu munsi, arataha uwo munsi bamubwira ijambo. Uyu munsi umugore umaze kubyara atangaye, ariko n'iki cyabuza kuriya mugabo kutavuga iminsi yo, yaramubona akabwira ngo ariko nanjye abantu bose baramenya pastor, umuntu nanjye aramenya. Hari icyambaro cyo ku kigitinyiro cy'amazimu cyanakubuza umuntu wakamuhaye akazi watinda kuri interview akareka uyu muntu usibye imbere ngo sinya kontra zambangamira. Ndavugana n'umuntu rwose watsinze ikizamini, ariko icyambaro cyo gisimuka kikakubuza gusinya. Hari umuntu nahamagaye ndamubwira nshuti, ibintu uri gukora bizatuma wizenguruka kandi uri kure. Ngwino basi ayo baguhembaga turimo turayishakamo, biguze kimwe cya kabiri tuzajya tukigura, cyangwa nzaguha 70% nayo baguha. Ariko ndashaka uza hano Mugisha, uze wicare mu cyaki icyo ukeneye. Byibuze Imana iva aratsinda akaza ku rutonde, ariko nasingo nawe warega iyo cyambaro kiri nta muruku. Iyo ugiye kunarega bavuga kugira amata. Haleluya. Kuko iki cyambaro naho ugiye kurega kiraba kintu kibaraza mu maso. Ukagira ngo hari ahantu ukorera ubushake bishobora kubyara kontra, no gukomeza usenga Imana kuyobora. Haleluya. Vuga ngo icyambaro. Bwira umuntu ngo icyambaro. Hari icyambaro. Imana itenda ku kintu cyitwa umwambaro. Ibwira Mose ngo wubake ihema ry'ibonaniro, nurajya kuryubaka uritwikiriza umwambaro utukura hejuru. Kuki utavuze umwambaro w'umweru? Bango ibiri imbere bikeneye gutwikirwa n'amaraso. Imana ibwira Mose ngo genda unyimikire Aroni n'urubyaro rwe, ariko witonde ubambike kugira ngo baboneke imbere yanjye. Hari imyambaro bakwiriye kwambara ntabwo bazi imbere yanjye gutyo. Iyo soni muri uyu mugabo witwa Yosefu, igihe cyose yakurwagaho umwambaro yinjiraga mu bihe bibi. Bene se bamuvanaho umwambaro w'amabara menshi, yatangiye ko yaragurishijwe abikigura. Umunsi yatakaje umwambaro ariko Bethphage yisanze muri gereza. Igihe turatanga gukuraho umwambaro originale data ujyana na destiny yawe ni herezo ryawe. Iyo yawukuyeho ntabwo abakina abashaka kuvana mu nzira y'amasezerano. Inshuro zose soma mu byanditswe, Yosefu yiyambuye yakuweho umwambaro, ubuzima bwe bwagiye busa n'icyo yambaye. Sinzi bavugana n'abari bwagiye n'umwambi waba umukozi w'Imana wambaye umwambaro. Ndavuga mbonye abantu bambaye umwambaro ugatwikira umuhamagaro. Mbonye abari nigeze guhamagara umuririmbyi umwe mwiza hano muri iki gihugu utagira indirimbo, ahora bankinga abaririmba bose. Ndamuhamagara mu ofisi ndamubwira wambaye usaba ibintu bitatu. Cya mbere tandukana n'abantu bakugendana nabo. Icya kabiri rekera gukoresha imbaraga muri repetition, ongera ushyire mu gusenga ko hari ikintu kiguhagaritse. Kuko iyo mubona ndakubona umuntu udasanzwe muri iki gihugu, ariko aradukurikira. Sinzi ururimi namubwiye ko yarwumvishije. Uyu munsi aracyabake mbere umuntu uri hano n'umwambaro ukubeshya ubuzima utahise. Ndavugana n'umuntu uri hano ngo mu kanya tugiye kwiyagura imyambaro. Ndavuga ngo twiye ubundi itorero mu Rwambariro. Itorero ni ivuriro, itorero mu Rwambariro, itorero ni ishuri ritoza. Bwira umuntu
ngo hari umwambaro ugomba kuvaho. Vuga ngo uyu mwambaro nambitswe si uwanjye. Nakubwira kuko uracyabangamiye inzozi zanjye. Hari umwambaro ubangamira inzozi. Urabona umwambaro wo kuba mu nzu y'imbohe. Uriya mwambaro Yosefu yabwiye umuntu mu bice byaho 40. Yesu 40 abwira wa mugabo umuhereza wa Bibiri, aramubwira ngo nugerayo uzanyibuke kugira ngo ure hagati muri ibi bikuta bicaye uzansore, kuko hano imyambaro nambariye hano si yanjye, nangwa ari size yanjye, nangwa ari mesire yanjye, nangwa ijyanye birabangamye. Iyo utaramenya ko ibanganye nangwa uyiyambuye. Ndavugana n'umuntu burya amafaranga ubona angana n'umwambaro wambaye. Icyubahiro kiri ku buzima bwawe kingana n'umwambaro wambaye. Urwego urimo rungana n'umwambaro wambaye mu mwuka. Influence ufite ingana n'umwambaro wambaye mu mwuka. Ndavuga kunaniwe bijyana n'umwambaro wambaye mu mwuka. Uyu munsi ndagerageza kuvuga ku myambaro yo mu mwuka. Amen. Oh hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Haraba imyambaro yo guhohoterwa no gukorwa n'isoni. Vuga ngo umwambaro wo guhohoterwa no gukorwa n'isoni. Umwambaro wo guhohoterwa no gukorwa n'isoni. Uyu ni umwambaro abantu bandikwa. Vuga ngo niyo nyegamo iravaho. Vuga ngo iyo nyegamo iravaho. Vuga ngo iyo nyegamo iravaho. Uri mwambaro wo guhohoterwa no gukorwa n'isoni no guhohoterwa iravaho. Samueli wa kabiri 13:19 wageze. Samueli wa kabiri 13:19. Samueli wa kabiri igice cya 13 umurongo wa 19. Ijambo ry'Imana riragira riti maze Tamari yiyorera ivu mu mutwe. Maze Tamari yiyorera ivu arisuka ku mutwe. Ashishimura umwambaro we w'amabara menshi yari yambaye. Ashishimura umwambaro we w'amabara menshi yari yambaye. Yikorera ukuboko. Agenda ari umugenda aboroga. Tamari yari umukobwa wa Dawudi, yari princess. Yari umwamikazi. Yari princess. Yari igikomangoma. Yari umukobwa w'undi princess, yari mu bakobwa mu gihugu yabaga ari umukobwa wa mbere. Ariko muramukiye umukobwa wa mbere mu bwami bwa Isirayeli yambaraga imyambaro igaragaza ko ari umukobwa. Umunsi umwe dayimoni yapanze kumwambika imyambaro yo guhohoterwa no gukorwa n'isoni n'ikimwaro, apangira muri musaza we witwa Amnon aramwifuza ariko atabizi ko ari dayimoni yamujemo. Amnon aragenda abesha se, aravuga ngo nameze nabi, mfite intege nkeya, kandi muri iyi minsi apeti yarabuze, ariko mu kanya numvaga hari akantu nafata. Nuko papa biramushiki wanjye Amnon Tamari mbwira mushiki wanjye Tamari asange mu rugo hamuko two kujya urire mu maboko ye. Ndavuga ngo mwana wanjye wumva Tamari njya kureba musaza umuvuto kurya aragenda yotsa umutsima. Ntabwo bo bari aho ngaho ntabwo bari bazi ko hari umwuka uri gukora gataho. Yinjira yotsa umutsima arayizana. Amnon arambwira ngo Tamari mushiki wanjye ngwino usange mu cyumba nzabizo dutsima. Aratuzana atugeje mu cyumba arambwira ngo tujyamo. Arambwira ngo bikwiriye muri Israeli bikumvikana. Eba ari byo ushaka kubanza ubisabe data. Arambwira ngo ugomba kuza. Aranga aramucakira amufata ku ngufu.
Bibiliya irambwira ngo Tamari yanze gusohoka, ategeka umugaragu we basohora Tamari ubwo bujugunya hanze. Ageze hanze n'abamomozwe n'isoni, aterura umukungugu wawe isuka ku mutwe, afata ya myambaro y'abaprincesa bamura mu kibiyane, kuko ibimbayeho ntibikwiriye kumvikana muri Israeli. Arayishwanyaguza, agenda afite agahinda, agenda umuhanda wose arira, ashyira ukuboko ku mutwe kuko yambitswe. Ndavuga ngo buri mwambaro umwanzi yakwambitse naza aho yakwambitse, buri mwambaro umwanzi yakwambitse sinzi aho yakwambitse, uyu munsi urakuvaho mu izina. Ndavuga ngo urakuvaho mu izina, ariko ndavuga urakuvaho mu izina. Tamari ntabwo yagambiriye gukorwa n'isoni, ahubwo Satani yamupangiye gukorwa amwambika ikimwaro. Ndavuga ngo buri mwambaro w'ikimwaro urakuvaho. Dusoza aya masengesho, umwuka w'Imana arakora akazi ku buzima bwawe. Dusoza aya masengesho, marayika w'Imana aratangira kuvana w'ikintu, arongera kwambike. Aya masengesho y'amaterano arasoza, ari urusohoke n'ubundi mwambaro mu izina rya Yesu. Somera ijambo ry'Imana. Ezra 9:15. Ezra 9:15. Ezra 9:5. Ituro rya nimugoroba rituwe mpaguruka aho narindi nibabaje. Ituro rya nimugoroba rigeze ryo gutura mpagurukaho nibabaje umwambaro wanjye n'umwitero wanjye byari bishishimutse. Nubwo umaze iminsi ariko nagiye kwitegereza icyo gutura sa umwambaro ushishimitse utari kujya mpera ko nkubita amavi hasi, negera Uwiteka Imana yanjye ibiganza. Negera Uwiteka Imana yanjye ibiganza. Gatandatu. Ndavuga nti ayi Mana yanjye, nkozwa n'isoni. Mu maso hanjye haratugengeza, bimbuza kukuburiraho amaso. Mu maso hanjye hatwikiwe n'ikimwaro, ikimwaro kirambuza kubura amaso. Mana yanjye, kuko ibicumuro byacu bigwiriye, bikaturengerana. Dutsinzwe n'imanza nyinshi, zarundanijwe zikagera mu ijuru. Vuga ngo buri mwambaro udakwiye uza kubona mu maso y'Imana uravaho. Vuga ngo urasohoka. Nubwo maze iminsi ndi gusenga, ariko menye ko hari imyambaro yambuza kuboneka imbere y'Imana. Vuga ngo buri mwambaro utuma nashyira amanga imbere y'Imana uramvaho, urasohoka. Ndawiyakuye. Hari ubundi bwoko bwa kabiri bw'umwambaro, hari ubwoko bwa kabiri. Ndacyakuvuga kuri aya moko nihuta kugira ngo tuze gusenga. Umwambaro wo gusabiriza n'ubukene. Hari abantu gusabiriza bihinduka umwambaro w'ubukene. Gusabiriza n'ubukene. Vuga ngo umwambaro wo gusabiriza n'ubukene. Burya hari umuntu ugwa guha miliyoni 100 aranga akabukene. Burya gukira si ukugira amafaranga kuri konti. Hari abo bayashyizeho bakanga bagakira, ariko ndavuga ibintu. Oh haleluya. Kugira amahirwe yo kubona amafaranga ntibigukiza, kuko ubukene ni ikintu cy'umwuka. Umva ko Bibiliya ibisobanura kugira ngo uze kumva. Kandi ako 2:8-18 ndetse biravuga ngo ntukibagirwe Uwiteka Imana nugera mu gihugu, akagera kure akavuga ngo kuko ari guhimba ziguhesha kuvoma ubutunzi. Ni ukuvuga ngo ubutunzi si ukubigira, ahubwo ni imbaraga zibwizana zikabirinda. Ndavuga n'umuntu niyo mpamvu
wahera. 13:28 nubwo meze nk'ikintu kibose cyononekaye, cyangwa nk'umwambaro wariwe n'inyenzi. Kimeze gute? Umwambaro wariwe n'inyenzi cyangwa n'iki? Umwambaro wariwe n'inyenzi. Nubwo meze nk'ikintu kibose, ako wibuka usoma icyo cyane umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu wa Yubu, bakubwira ko yarakize cyane. Yusomye mu gice cya 29 igitabo cya Yubu umurongo wa mbere, baravuga ngo icyuki w'intambwe zanjye zari zinyuzwe n'amavuta. Icyo gihe Imana ikingira inama, nariyambura umwambaro nambitswe n'Imana. Icyo gihe amatungo yari menshi, abahungu n'abakobwa bahoraga mu biro iwacu. Icyo gihe urakurikira, icyo gihe Imana ikingira inama. Icyo gihe nagera ku marembo y'umurwa, abakuru n'ibikomangoma indimi zabo zigafatana n'igisenge cy'akanwa, kuko nta muntu wavugaga n'aravuga. Ikindi gihe kirangwa, uwo batavugaga hageze ngo umubiri wari umeze nk'ikibuze, ngo imyenda ye yarameze nk'ikintu kiboze cyononekaye, cyangwa n'umwambaro wariwe n'inzige. Ni ukuvuga ngo inyatsigare yakurya ibyo mu mufuka ikajya ari imyenda. Kuko iki gihe Yubu avuga hano yari yambaye umwambaro w'ubukene original, nta kintu yari asigaranye n'umugore kugira inama, ariko watumye iyo mwana ugapfa. Vuga ngo buri mwambaro w'ubukene, vuga ngo buri mwambaro w'ubukene umwanzi yanyambitse urampaho. Yosuwa 9:5. Ndavuga imyambaro yo kwiyambura, hanyuma turaza kwambara nka Esiteri, hanyuma turambara nka Yosefu. Haleluya. 9:5 bambaye inkweto mu birenge zishaje ziteye indobo. Benda tukikubwira umwambaro w'ubukene uragaragara, biba bishaje biteye indobo biriho. Ndavuga ngo buri mwambaro wose ushaje uriho ibiraka mu mwuka ku buzima bwe, vuga ngo uravaho, vuga ngo uravaho izina rya niko bagibiyoni baje kubesha Yosuwa biyoberanye, bambaye ubukene mu mwuka. Vuga ngo buri mwambaro wari wabona hari abantu yabonye amafaranga atinya kuvuga ko yafite. Umuntu umwe w'inshuti yanjye ukora ibyo nkora arambwira ngo pastor uriya mukambara amakoti menshi abantu bazi uriya kugira imbabazi. Ugiye muri agenda ambara ibintu bicitse. Ndavuga Imana itangiriye imbabazi abantu ntabwo nshaka, kuko uwo ni umwambaro naramwite. Ubundi mugabo arahaguruka, ariko hari ibyanditswe muri dayimoni adafunje ngo hahirwa abakene kuko aribo bazajya mu bwami. Kandi nabo basoma nabi, baba bahirwa abakene mu mutima, bakavuga mu mufuka. Hari ubukene butandukanye, ubwo mu mutima burejejwe, ubwo mu mufuka bw'abazima. Nubwo aba ariko byaba bimeze, ariko ngo umwambaro nawo ndawiyama. Uyu mwambaro ni umukobwa uzi ko wambara ibitekerezo. Mfite umugabo w'inshuti yanjye umwe, ahora akora imishinga myinshi. Igikweto kimwe kireba hano cyo muri 130, ikindi kikareba hano, ariko nabireba ku maso akareba umutima ukuntu hameze hanjye. Vuga ngo no gusa neza ni ikimenyetso cyo kubohoka. Ushobora kuba tutameze neza bikajyaho
ufite bwiza ukabiteraho kamwe n'ishati ushobora no kuyitera ugashyiraho amapantaro ishobora kwinashaje ariko iyo byageze hano bigaragara hanze vuga ngo ibyo mu mwuka biravaho n'ibyo hanze biravaho n'izina umwambaro w'ubukene uravaho n'izina rya Yesu vuga ngo ubukene reka mabwiza ukuri ndabwanga nubwo mugihumura hafi yacu ndabwanga nubwo nyumva impumuro y'ahantu ndabwanga biri umuntu ngo ndabwanga cy'ubwanga kimwe nanjye cy'ubwanga kimwe nanjye ikintu cyose Imana isaba ko umuntu amusohokeho nitegura kugikora kuko ndabwanga kandi ndabwanga cyane mu barokore icyo cyambaro ndakiyeho vuga ko icyo gusabiriza ndakiyeho gusa icyo cyambaro kikora umuntu agatera n'abarabanya yo gusaba gusenga kandi twaje gusaba bose w'abapozi ariko akabara abantu agiye gusaba vuga ko icyo cyambaro ndakiyaguye mu izina haleluya tore haleluya bakijijwe ntabwo n'amafaranga atabera nawe yakubera bigize abanyamuha kurusha umwuka we ariko se birakenewe gusa birakenewe cyane reka bivuge ko cyane vuga ngo nubwo bukiniho ariko ndabwirukana buraceka mu izina rya Yesu iki cyambaro ndakirukana mu izina vuga ngo igihe cyo kugirirwa imbabazi kirandambiye nkeneye kugirira abandi imbabazi kubaho ngirirwa imbabazi birandambiye nkeneye gutangira kugira abandi imbabazi ariko ndavugana n'abarokore njyewe nizera ko nta muntu Yesu atahumugisha kandi simfite ikibazo ko bihari none ariko nta kibazo ndabona abantu basohoka ndabona abantu basohoka nta muntu wicaye muri aya materaniro y'ubukene nta muntu wicaye yumve neza nta muntu wicaye muri uyu butaka w'ubukene kuba nabiri muri konti yawe yambaye ubusa none bivuga ko uri umukene sibikura nyegereza umuntu uri hafi yawe ubwire ngo wari uzi gutakira urutonde rw'abakene uzi ko iyo myenda bagomba kuvaho ariko bivugishije nawe bivugishije nawe unyegereze neza ndashaka kubikora neza nyegereza umuntu neza ubwire ngo ndeba none uzaba umuze atamuhane kuba ko umwambaro uravaho nubwo nagusabye tukubwira ngo nubwo nigeze kugusaba ariko mubwire ngo nubwo nigeze kugusaba cyangwa wamenye abo nasabye wabimenyeye kugira ngo uzatange umuhanga kuko igihe cyanjye ngo kije ni wowe kwicarana Imana uzahamiriza yuko Imana yagikira neza haleluya 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 Yesu ashimwe uwo mwambaro uva mu ijuru bwira umuntu uri hafi yawe uva mu ijuru yabwira ngo ubukene bwe ubwambure bwe nibwo budutungisha aravuga ngo buriya Yesu iyo tubona wa munsi baza kumusumira akabanyerera akabacika uyu mugabo nawe aravuze ngo iyo abanyerera akabacika tuba turi he ariko niyo abacitse yambaye ubusa Yesu ashimwe haleluya iyo muri hafi yawe Yesu yarabyemeye ngo wambare yambaye ubusa ngo wambare yambaye ubusa
umwambaro wanjye urahinyaraye. Urabona imbaraga z'indwara zamwambitse umwambaro uhinyaraye. Urankanaga n'ijosi ry'umwambaro wanjye. Uraza ukamaraga mu ijosi nk'uko umwambaro wapfunyaraye. Kubw'imbaraga z'indwara yanjye. Iyi ni indwara urabona nta kundi kubaho kuri iyi. Hari igihe wumva ni diyabete yanjye. Ibivuga na muri amagambo ya Jefu. Kubw'imbaraga z'indwara yanjye umwambaro wanjye urahinyaraye. Uyu mwambaro uramwanaga n'ijosi ry'umwambaro wanjye. N'ijosi vuga ngo buri mwambaro wose umwanaga. Vuga ngo buri mwambaro wose uhamagara abasimbirwa ku buzima bwanjye, mu byaro bwanjye. Uyu mwambaro uravaho, 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 uravaho. Urabona Antomayi yakize atarabona. Ikintu cyamukije nuko yabanje gushungura umwambaro. Yarahagurutse umugabo, Yesu mwana Dawudi, Yesu mwana Dawudi, babarira. Barabwira ngo ceceka aho icyo ushaka nacyo. Yesu bigeze aho Yesu arahagarara ahindukira. Aho bamubwira ase hano. Iki sinijya. Iki cyane cy'indwara ndagitaye. Ubwo nariraga ngahanisha umutima wanjye kwiyiriza ubusa, byampindukiye ibitutsi. Ubwo nambaraga ibigunira nabaye iciro ry'imigani kuri bo. Vuga ku mwambaro w'ibitutsi n'umugayo. Vuga ku ibitutsi, umugayo no kwirabura. Icyo akoze cyose bagishaka mu kibi. Yagira neza akavuga ngo buriya arashaka kugera ku kibi. Yagusekera cyane ngo buriya hari ikintu agiye kumuraho. Mwambaro ariko ndavuga n'abari hano cyangwa nakabigura. Ubwo nariraga nkahindisha nkahanisha umutima wawe kwiyiriza ubusa. Byampindukiye ibitutsi. Ariko ndatekereza gutangira gusenga. Bamwe hano barabizi. Uko usenga cyane bakagutuka cyane. Ubwo nambaraga ibigunira nabaye iciro ry'imigani. Vuga ngo buri mwambaro wose utuma mpinduka iciro ry'imigani mu buzima bwawe. Buri mwambaro wose utuma mpinduka igitutsi mu buzima bwawe. Vuga ngo ndawurekuye. Ndawikuraho mu izina rya Yesu. Itangiriro 37. Itangiriro 37. Imana iragira iti Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye yiraburiye umwana we.
yiraburiye umwana yari yapfuye se. Nigeze kwigisha hano ijambo rivuga ngo kuririra amaraso y'isekurume. Yirabuye isekurume babaze mu ishyamba bayagaraga mutanga. Hari abantu benshi bari mu kiriyo cy'isekurume y'ihene, kuko ibyo baririra ngo biriho ikinyoma cy'abazimu, ariko kugira ngo Satani abone icyo gukandisha agushyira mu bwirabura. Haleluya. Ariko ndavugana Yakobo bafashe ikanzu ya Yosefu, bafata isekurume y'ihene, bagomba kotsa iryo joro barayibaga, baranayiriye. Bamaze kwibanga bafata amara ikanzu bayikaranga muri ariya marugu, baba ngo tuyitoraguye inyamaswa y'inkazi yabo muri nabo tangira ikiriyo cyamaze imyaka myinshi, ntabwo cyari iminsi ibiri, vuga ngo imyaka myinshi ari mu bwirabure, ari isekurume y'ihene. Nyeganyeza umuntu uri hafi yawe, umaze imyaka ingahe uri isekurume y'ihene? Yosefu we ni muzima, ndacyakubwira ngo Yosefu aracyari muzima. Bwira umuntu uri hafi, Yosefu aracyari muzima. Ndakubwiza ukuri, abantu bararira isekurume y'ihene, ariko Yosefu akiri muzima. Ibyo Imana yamutegereje kubikora biracyahari, isezerano ryakira, ariko abantu bararizwa n'isekurume y'ihene. Ariko si kwambara umwambaro w'ubwirabura, ariko ishati yagirira burani nziza ntabwo ari ikiriyo. Haleluya. Ndavuga ngo umwambaro w'ubwirabura gusa ni ibara ryiza, ntabwo ndi mu bwirabura. Ndi gutegura nambaye ishati, ndavuga ko bivuze ko ari gutegura, kuko hari abantu bareba n'utuntu tutareba. Haleluya. Oh haleluya. Vuga ngo sindi bwongere kurira isekurume y'ihene, ndayijyamo brosheti, kuko Yosefu ari muzima. Haleluya. Nyeganyeza umuntu uri hafi yawe, bwira umuntu uri hafi yawe, bwira ngo warekera kurira isekurume y'ihene. Ubwire ngo Yosefu ari muzima. Ubwire ngo Yosefu ari muzima. Iya promotion iya badakwizata rekeraho. Kabiriza ariko umugabo mukuru w'inararibonye wamaze imyaka ari isekurume y'ihene, mbonye abarokore bari isekurume y'ihene, akanga guhoza ngo pastor je mfite agahinda, ubuzima butagifite, nta mpamvu yo kubaho, ndashaka kujya kwicingira no gusenga bivuyeho. Urapfa, rekera kuri isekurume, urapfa. Ariko wagize umuntu nyagage, ndabizi ndavugana n'abantu, ubwira ngo rekeraho. Iya mu mwambaro w'ubwirabure, ni igihe cyo gusohoka ukambara neza. Haleluya. Esiteri, ukwezi kwa cumi, Esiteri arasohoka, yambaye ubwiza, yambaye icyubahiro, yicara
abaza gusomera mu rugo muze gusoma itangiye 38 uhere ku murongo wa 14 ugeze kuri 19. Somera ku bandi ba mbere 17 murongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10. Abandi ba mbere 17 duheye ku murongo wa 8. Ukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ugiserafati h'Abasidoni abariho wibere y'umugore w'umupfakazi urahasanga umugore w'umupfakazi niwe negetse kugutunga nuko arahaguruka agisarefati ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi Eliya aramubwira ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Ndashaka kwibariza ikibazo. Imana ibwiye Jefu ngo njya mu ruhengeri urahasanga umugore w'umupfakazi. Jefu ugeze mu ruhengeri sanze umugore atoragura udukwi. Mbwirwa n'iki ko ari umupfakazi? Iba nama reka nibarizo Eliya yabwiwe n'iki ko ari umupfakazi? Iba nama yabwiwe n'iki ko ari umupfakazi? Iba nama mbaro umupfakazi mubwiye ngo nahuye n'umupolisi wa traffic hariya ku muhanda wamwe wamubwiwe n'iki? Yari yambaye imyenda ya polisi na jire ya traffic. Yabwiwe n'iki ko ari umupfakazi? Iba nama ibice cya 38 ku murongo wa 13 navuga ngo umugore w'umupfakazi umukazana wa Yuda yiyambura umwambaro, Bibiliya ivuga ngo yiyambura umwambaro w'umupfakazi ariyoberanya igira marayika agiye gutega. Ntabwo byatangiye ubu nubona hariya gusa imaze imyaka ya 2. Haleluya. Ajya gutega akozira umugabo wari uzi kugura indaya witwa Yuda se umuhungu wa Yakobo amurabuta nambuye uyuta umugore w'umugabo ni maraki vuga ko nugura yabigira umwambaro ariko ndavugana ngo yamaje kwiyambura ubupfakazi ngo yisiga neza ajya gutega baramuguruza bagiye kumuhonga babura icyo bamuha asiga ingwate y'impeta n'inkoni. Umugore asubira mu mwambaro w'ubupfakazi aracika
vuga ngo burya umwambaro w'umupfakazi ntabwo uvuga ko wapfaka. Ushobora kuba ufite umugabo upfaka, ushobora kuba ufite umugore ariko arapfaka, kuko ni umwambaro. Nyeganyeza umuntu se waba wambaye iki? Kuko uyu mwambaro wawe wambaye ugifite umugabo. Ikizakubwira umuntu ahora yitanga ku mugabo wagiye gupfa, umugore wagiye gupfa, iteka kuba rw'umunsi napfakara. Iyo utangiye kubyiganga rimwe kabiri gatatu umenya ngo hari umwambaro uri gukora akazi. Torero. Vuga ngo muri mwambaro w'umupfakazi urapfa. Ndawiyamuye. Nuko Tamari yawiyamuye. Ariko sindi musubiremo. Ndawiyamura rimwe. Utongera kuwusubiramo. N'izina rya Yesu. Nyambaro ndayo ugeze kwa kangahe? Kwa gatanu. Tugiye mu gatandatu. Vuga ko ubu batanga imfungwa. Ugira imbata n'imfungwa. Burya abantu bose barimo gusa kugira ngo bari mageragere. Harimo gusa tugenda na stera. Kebusa. Vuga ngo uravaho. Ukumva ntabwo ushobora kugira ngo ugera. Wereka niya by'abandi bo bashobora kugenda ngo twebwe ntibishoboka. Twese twashaka. Twese twatera imbere. Iyo umuntu amaze kubaka icyo kintu arafunza. Vuga ngo wifungwa. Abana 2:25 29 umurongo wonyine sindi kuve ku rubuga. Yosefu yarawambaye nakubarira barawambaye. Vuga ngo ndawiyamo. Vuga ngo wifungwa ndawuvamo. Uba batandawuva. Bakari 25:29. Amukura mu myambaro y'imbohe. Amwambika imyiza. Agasangira nawe iminsi yose yo kubaho kwe. Utazicara gusangira n'abantu utariya. Vuga ngo hari ameza ushobora kwicara utariya. Utavuga n'induru. No, sindi kumva abantu. Ndavuga ngo hari ameza udashobora kwicaraho utaranza kwe. Vuga hari ibintu utakwinjira utariya. Bwira ngo hari serivisi udashobora guhabwa utariya. Hari neza udashobora kubona muri iyi si utariya. Ntabwo ibi bivanwamo n'iminsi irindwi wasenze, bivanwamo no kubimenya. Ngo nabo bazamenya ukuri. Yesu abwira abigishwa be, ngo abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo muzamenya ukuri. Muzabigishwa abanyakuri. Namwe muzamenya ukuri. Kandi ukuri ushobora kwambara ikintu ukacyita amazina atari. Vuga ngo ndiyambura buri mwambaro w'imfungwa w'izina. Uyu yari umwami wakenewe kuba ibwami, ariko bari baraheze mu nzu y'imbohe. Umunsi yiyambuye yongeye kwicara n'abami bagenzi be. Vuga ngo yongeye kwicara n'abami. Hari abantu Imana igiye kongera kwicaza n'abagenzi be. Bakwitaho gusuzugura umunyacyubahiro. Ndabona abanyacyubahiro bicaye hano batareba. Bakizira gusa imyitero, bakizira gusa imyambaro bambaye, ariko ndabona Imana igiye kongera kwambika. Biraza gukanaho ikintu. Abamarayika b'Imana biteguye gukora akazi ko kwambura no kwambika. Ndavuga ngo abamarayika bagiye gukora akazi ko kwambura no kwambika. Ntabwo bategereje gukomeza kuba ko yarahagaze.
bamuziho nk'umuntu usobanura inzozi ku buryo bukomeye, ariko imyambaro ya Yosefu ntabwo yari yemewe ku gitabo. Kugira ngo Yosefu yicare ibwami byasaba kwiyambura. Vuga ngo birasaba kwiyambura. Ntabwo iyo myambaro yinjirayo. Biri umuntu ngo iyo myambaro ntabwo yinjirayo. Farawo amuhamagaje ngo babanza kumukuraho. Nanjye ndasenze ngo abamarayika batangira gukora akazi. Ndasenze ngo abamarayika batangira gupita. Ukizera akamuzamere.
y'Imana iragira iti maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe bose. Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe nabo bose ati mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri Imana mwe. ije kubabwira kuri uyu munsi wa karindwi w'aya masengesho, mukureho ibigirwamana byose biri muri mwe, mwizirure mwambare indi myenda, kuko iyi myambaro yanyu irabahatira kuramya ibigirwamana, gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, ibibabaza umutima. Vuga ngo imyambaro y'Imana, imyambaro y'Imana, umwambaro uguhuza umwanya wose. Iyo ugiye kureba filime ubona filime iteye iseseme, n'abantu bambaye ubusa bari mu byaha, abandi bakareba barya abantu. Gusa filime ya fiction ntabwo ari iy'abarokore, porno ntabwo ari iy'abarokore. Abantu bambaye umwambaro baratumirwa kureba bene ibyo bintu kandi bagafashwa nubwo babikorera mu ibanga. Vuga ngo umwambaro uhatira abantu kwambara ibitezo, umwambaro w'umwanda. Ariko bivuze cyane umwambaro w'umwanda urakaho. Umwambaro w'icyubahiro ariherereye saa tanu z'ijoro ahamagara udukobwa kandi afite umugore, ariko twahuye siko gukunda. Wibuka ko hari ubundi wabeshe gukunda kandi bizirika no kwisezera ngo ndamukunda. Urabona icyo ushaka cyose nzakiguha kugira ngo ukore umwanda kandi waze mbere y'Imana. Yesu ariko no kuri telefone Imana ni iya mbere. Ndavuga icyo cyane tudahari kuri telefone koko Imana ni iya mbere. Kuri telefone ni iya mbere, ntusubize umutima ntabwo urabyemera ko Imana ari iya mbere kuri telefone. Muri mwembi wowe nayo ni iya mbere. Ntusubize ni iya mbere ko amasaha y'amayinite yawe agenda mu bihesha atatu icyumweru cyangwa ibikwanduza. Amasaha yawe yose uba uri mu mishinga yo guteresha abantu imitwe, wisiga amaraso y'ubuzima bw'abantu, utuma abandi batakaza akazi mu kabone, urushaho gutona. Ni icyambaro cy'umwanda. Vuga ngo icyambaro cy'umwanda, vuga ngo kirango. Noneho mu rusengero byaracitse, bamwe bigira abanyamwuka kugira ngo basenye abantu, none akajya mu mwuka cyane. Byahinduye tekinike. Mu kazi yarabateranyaga mu mwuka, akazana Imana yambwiye. Vuga ngo icyambaro cy'umwanda. Umunsi mfite imote yicaye cyane, uyu munsi nayicaje. Vuga ngo icyambaro cy'umwanda turagicanagura tugite. Ibiganiro mu mwanda, ibyo ukora mu mwanda, amagambo asohoka mu kanwa atetse uzimana, byorohera gusohora ibigambo by'umwanda. Vuga ngo uravaho. Ibyahishuwe 3:7 kandi muze kumbabarira uyu munsi nazanye icyuma gifata umwanda. Nacyashye cyane, nagira cyazo cyo gukimana. Haleluya, amen. Yahishuwe 3:7 Kane. Icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo. Nyamara ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye. Abo ngabo Imana irarahira, Yesu arabihamya, abo nzagendana. Abo nzagendana. Abo bana banjye abo baze kwiyanduza, biyamuye bya byambaro by'Imana, abo nzagendana nabo.
bazagenda naho ari abantu baririmba ko bazagenda batazigera batera Yesu sese. Ndabivuze. Bekera kumutera sese. Abantu biyanduza tu kandi bakaniriza ubusa bakaniyanduza. Mwuka warafashe. Reka mvuge ari imyambaro iri mu bice bine bitanu. Reka musoma. Uyu mwambaro ushobora kuba ku muntu ku giti cye. Ukawukwambika uroza cyo bashobora kugutongera, bashobora kugutega uburyo bw'umwanzi. Uyu mwambaro ushobora kuba ku muryango. Uyu mwambaro ushobora kwambara ku bwoko. Ndavuga umwambaro w'umwuka. Uyu mwambaro ushobora kwambara agace k'igihugu. Burya kugira ngo urerere mu kaya gace kamikina umwana nanjye gukora utuntu n'utuntu. Aba yuzuye umwuka wera. Abakobwa banjye bakirijwe umugina kandi bakizwa neza. Haleluya. Ariko kugira ngo batore igitangaza cy'umurimo cyomeka bidacomoka kuko icyo kirere kiba gifite icyo gitegeka. Ni umwambaro w'ahantu. Haleluya. Hakabaho n'umwambaro ushobora kwambara igihugu. Hari ibihugu bifite byose ariko bikennye. Kuko haba hari umwambaro w'ubukene ushobora gutwikira igihugu. Bafite peteroli, bafite zahabu, ariko umwambaro batwikiriye kugeza igihe hazaboneka abantu borosora igihugu icyo kintu cyangwa umuryango. Ndavuga mu mwambaro. Hari umumurikira. Tugiye gusenga. Yesaya 25 karindwi tujye kumanya umwanya wose. Bwira umuntu ngo sindi busohoke hano uko nije. Ubwire ngo sinsohokana hano uko nahinduka. Uri mwambaro warumpereye gutegura vaho. Sinaje kukongera ibumenyi, naje kuvugana n'ubuzima bwawe. Uri mwambaro warumpereye gutegura vaho. Urasohoka ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Kuri uyu musozi niho azamariraho rwose. Igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose. Natangiye kuvuga ngo nshobora gutwikira umuntu ku giti cye, nshobora gutwikira umuryango, nshobora gutwikira umusozi cyangwa circonscription territoriale runaka, bishobora gutwikira igihugu. Komeza utangiriza umuntu. Gitwikiriye mu maso h'abantu bose. Kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. N'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Tugiye guhaguruka gusa. Vuga ko uyu musozi uri mwambaro wose. Datatanya. Uravaho. Vuga mana yanjye mwami wawe. Uyu munsi soza y'amasengesho. Nakwinjiza mu nyambike. Umwambaro ukwiriye abakiranutsi. Umwambaro ukwiriye abakuramya. Umwambaro ukwiriye amasezerano. Haguruka ku maguru yawe. Usengana nanjye. Vuga data mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndi imbere yawe. Uhagaze kuri uyu musozi. Wiyambura imyambaro yose. Amazi yambitse ubuzima bwawe. Nikuraho igitwikirizo cyose. Kuko namuhindukiriye. Ukuraho inyegamabi. Ukuraho igitwikirizo kibi. Mu izina rya Yesu.
byose umuhaye iminsi mikuru itegereje mana yanjye mwami wawe n'imbere yawe ndagusaba munyambike umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'ubwirabure umwambaro w'ibyishimo umwambaro w'umunezero umwambaro w'igikundiro umwambaro w'ubwiza bwa data umwambaro w'ugutinya Imana umwambaro wo kuramya Imana umwambaro w'ubwiza ndawakiriye ndawambaye witera umutinzi ndawitwikiriye lebura ndagivuga Imana lebura Imana
akira umunezero w'Imana, akira iminsi yo kwemera, iminsi yo gutana, iminsi yo gutana, 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 gutana n'umunezero, gutana n'umunezero, gutana n'umunezero, gutana. Mwami tugeze ku musozo w'amateraniro yacu, twagakomeje kuba hano kuko uraryoshye, ibyawe ntibijya biturambira, niyo mpamvu tubihoramo, niyo mpamvu duhora imbere yawe tukuramya tugusega kuko uraryoshye, uturutira byose twabonye hanze. Uri mwiza Yesu, nsengeye buri muntu wese uri hano, reka buri muntu asohoka hano, asohoke mu winjira amasezerano, asohoke mu winjira mu cyo muvuze, asohoke abona umucyo w'imbere, asohoke abona ubutabazi bwawe,
asohoka mu mirimo yawe iteye ubwoba, asohoke mu kwezi kweri yasohotse, mu kwezi kwa 10 akagabanika atongekwa, akabona intera ategeze yapo datanasi. Reka umuntu yinjiye atazicuza, atazanyama, atazakuka, zabyumvire ku rugi. Abantu bavuga ngo Mana wankoreye ibikomeye, wankoreye ibikomeye, wankoreye ibikomeye, nanjye ndishimye. Uhaye icyubahiro. Reka kugirirwa neza n'imbabazi bijyana muri muntu. Ishimwe n'ikuzo bikugarukire. Tumukomere amashyi. Amashyi